kumva uri umuntu nka Bella abantu niba bagiye bumva avuga gutya bashaka kumva ngo mbabaze gukabya Bella ni umumiliyoneri mu buryo bw'amadolari ndetse ko utashaka ko bivuga I'm very sorry for that sibyo nibwo nyibuka cyane uko yangiriye neza agira n'undi neza sure cyane yangiriye neza n'undi yamugira neza none se amafaranga araza akagenda so amafaranga tuzayasiga mu isi ariko tuzataha mu ijoro one day so cyakoze Gerard narishimye mugiriye aho Gerard uzi gusohoka nasohotse ndi kujya kuri iyo big stage n'umugabo wanjye afite ibendera ry'u Rwanda umutima wanjye numvaga unezerewe cyane kuzamura ibendera ry'u Rwanda nkavugira muri Amerika kuri stage irenze abantu 50,000 zari arena ebyiri njyewe nakuze ntafite ababyeyi nakuze nta muryango nta onkle ntaki ngira amahirwe leta y'u Rwanda irandihira niga universite nta nubwo ari universite gusa niga umuntu avuga ati nakoreye 80,000 ku kwezi nakoreye 100,000 uvuga by'idolari ariko abantu batagira ngo n'abanyarwanda nta n'ibindi nzi by the way thank you kuri ako kantu ntabwo ndi kuvuga iby'amagambo anyway sinibuje muri detail y'ayo mafaranga ariko numva iyo mvugo nk'umuntu utinze muri Amerika iyo mvugo ntabwo ibaho I know abantu banzi baranze ndi umuntu uri honest icyo mvuze aba ari uko kiba kiri ndaza Bella mbwira aya mafaranga niyo Bella arambwira tuzabibona guess what Gerard imyaka 20 nahoze nza muri Afrika yego ariko nazaga njyenyine yego navuga ko ubuzima bwanjye ubu ngubu bwahindutse bwarahindutse se koko gute bwarahindutse ubu tuvugana nubwo ndi kuri kamera njyenyine ariko my family bose ko ari batandatu turi kumwe hano i Kigali yes kumbe bose ubategera indege muraza mbezo du passage urayifata i Kigali ndayifite turi hano tumeze neza abana babona Africa for the first time turatembera barahakunda cyane just kubera ko wamenye amakuru kwa Bella kubera Bella tapesi yeka uziko bageze I think in 2 days ago baza no gushimira Bella baza kumushimira barambwira ngo thank you for the opportunity Imana yagucishijemo papa wacu akayikora ntago turi hano juste kugira ngo twirarire ku bantu ariko to be honest nkubwiye ko ubuzima bwari low bwari hasi uyu munsi nkaba mbayeho neza ntago nkwiraseho pe ntago nkwiraseho gusa iciza nuko umuntu ushaka kuvuga ngo ni gutari ku muntu uba muri Amerika ubuzima buba bubi ntago ngifite izo mbogamizi mbivuze cyane mwena mwagira ngo no kwexagera ariko namwe mu feeling biri mu mutima wanjye you can feel it hari nabanzi arabagiye bampamagara no mukanya harimo bampamagara mbira pastor bagasa byagenze gute iwacu byita ngo wishe umuzungu nakindi nahuye n'umuntu nka Bella Imana yahinduriye ubuzima nanjye ubwanjye by'amafaranga warayabonye narayabonye Gerard uranayarenza narayabonye yes narayabonye gusa sindi babwira umubare ku bw'umutekano wanjye bataza kuguha bakire uri umupasiteri sibyo uri umupasiteri benshi by'umwihariko twizera ijambo ryanyu twizera ibyo muvuga none muri Zion Temple muri très répité mufite uburyo nyine mwubatse izina mu buryo buri positive bwiza cyane hari umuntu uri kumva muri kano kanya uri muri Amerika wenda akavuga ngo bantu se koko ibyo bavuga nibyo cyangwa nabyo hari igihe ibintu byiza cyane kubyemera kenshi biba bigoye uvuga ngo kandi nanjye kuko niko meze nanjye birabyambera birase nanjye byaba ibyanjye birase kuko nanjye buriya bintu nabijyamo bigakunda just bitari ukupinga ngo wenda ni ubuteka mutwe ngo niki wenda kwa kunduga ntabwo ari byo uwo muntu amubwira iki utekereza gutyo ukifata ucyumva ko bidashoboka Gerard iyo tuje muri ibi bihugu cyane cyane mu bihugu bya Amerika tumva ko tuje gukira yego namwe mwumva abantu ba muri Amerika ukumva barashyize ukumva bakira nukuri turashima
reka ntitukajye tubanza gusa tudashimye, turashima nibyo kuko hari kiba cyarahindutse, ariko iyo uhageze nibwo ubona ukuri. Ubuzima ubwo nkigera hano numvaga ko ngeze aho ngomba kugera, ariko ukora usubiza. Sinzi niba uri kumva ugakora usubiza ibyabo. Umuntu uzi ku muntu kuguhemba ukongera ukamusubiza, ukabisubiza mu misoro, ukabisubiza mu nzu zihenze, ugasigariraho bitewe n'utuzi uba uri gukora. Rero ubu ngubu ntago maze guhura na Bella ntago ngikora nsubiza, yantoje ko nshobora gukora nkagira icyo nsigarana, ko nakora n'ubwenge, nkakora n'imbaraga, kandi ngakora nkiga kuzigama, nkiga byose. Rero Bella maze guhura nawe mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 maze nkora, ubuzima bwanjye bwahindutse ku rwego rugaragara. Ngezeyo nsanga hari abandi ibihumbi bari kuri Zoom bafashwe na Mama Bella, bamuvuga nk'igisubizo cy'ubuzima bwawe. Umva ikintu cyambayeho, ntangira kumva aho umuntu avuga ngo ngewe mfite goal yo kumakinga 120 ngo ku kwezi. Ndavuga no, jese bibaho. Ndavuga okay, birashoboka yuko ari amaganda cyangwa ari kindi. Urumva? So izo goal rero nizo zanguye. Ndakururwa, umwe akavuga, uwa kabiri akavuga, uwa gatatu akavuga, ariko bose bavuga izina ngo Mama Bella. Ndashima ko wavuze yes to this business. Ndashima umunsi wavuze ngo yes. Iyo utavuga yes uyu munsi ntabwo nari kuba ndahangaha. Ndatangira ndakora rero. Ubuzima mbona ubuzima butangiye guhinduka. Umva, ngewe umushahara nahembwaga ku mwaka, uyu munsi ndi hafi uyu mwaka maze kwinjiza amafaranga hafi y'ananiza ku mwaka. Oya. Yes. Urumva, kandi turacyasigaje amezi. Ndizere ko uwo munsi nzagira gute tuzakora n'ikiganiro. Naravuze ngo narengeje amafaranga nakoreraga ku mwaka. Uhuye n'uyu muntu witwa Mama Bella ukubwira ngo ndashaka guhindura ubuzima bwawe, niki kinde wavuga? Buri muntu uzakurikira kino kiganiro, please reba zino nimero zanditse munsi y'ikiganiro, duhamagare tugufashe. Waba uri umushumba ushumbye itorero ryawe ariko utagira umwanya w'itorero, waba uri umubyeyi umaze iminsi muri kino gihugu ariko utagira umwanya w'umuryango, waba uri umupapa uri mu muhanda, twakoze za Uber n'ibindi. Come, ngwino muna tugufashe, muna tukwereka aho ubuzima buhinduka kandi bugakunda. Yes. Gerard, rero hari ukuntu naje muri Amerika muri 2018, hari ukuntu iyo tuje muri Amerika iyo utaranaza bakubwiye ati ni mu gihugu cy'isezerano, mbese tugiye mu ijoro tudapfuye. Karabaye, urasoroma ku giti uzayatora. Naje ndi mutoya, nkumva umuryango wose ndawukijije, nta kibazo kizongera kuba. Nkumva ko ayo mafaranga agiye kujya ngenda nkayasoroma bitazigera bingora, ariko realite iba itaragera. Kandi urakora, uri gukorera amafaranga, ukora amasaha menshi, n'ibyo ukora warabyigiye, nta kibazo na kimwe ufite. Ariko Gerard, amezi 3 noneho umaze yakomeje muri ayo mezi 3 maze nuko kuntu nari mbayeho, ikintu cyahindutse kigaragara. Ubu ngubu sindi gukora, mfite umwanya n'abana banjye, mfite umwanya n'umugabo wanjye. Nagize ubumenyi kuri financial industry imyaka yose maze muri Amerika, nta kintu nari mbiziho, ariko ubu hari financial stability mu rugo rwanjye, hari ubwigenge na flexibility, hari icyizere cy'uko abana banjye zabateganyiriza, hari icyizere cy'uko mu gukura mu zabukuru nta kibazo ngera umutware wanjye tuzaba dufite. Hari icyizere cy'uko ikintu cyose na time n'igihe ufite uri bubashe kugikora. Gerard, it changed my life completely. Kandi iyo twamenye ikintu cyiza, hari ukuntu kituryata ku munwa ukumva ushaka kukibwira abandi. Intego yanjye Gerard ntago ari ugucuruza cyangwa ubucuruzi. Ndifuriza n'indi miryango iri muri Amerika, iri muri Canada, ibashe guhumuka. Hari ukuntu umara igihe hano ukagiye ugira ngo you made it, ariko actually you did not. Iyo utekereza ko you made it,
ariko nta kintu gihinduka ariko ukabona wowe urakora birinjira biragenda. So nageze hano mfite intego ko ngomba gushyira noneho ngeze mu gihugu kirimo opportunité ngomba kuba umucuruzi ukomeye. Icyo cyazanye. icyo gihe wari ubayeho gute bihindura gute ubuzima bwawe Liliane? Kuva namenyana na Bella yabaye my mentor. So naje muri business anyereka ko ushobora kugera ku nzozi nini. Ndumva ariko no kuzarwa hypertension. yawe ariko ubu ndatuje ninjiza amadolari ntabwo ninjiza amafaranga ninjiza amadolari nanjye n'abanjye. So icyo ni ikintu gikomeye cyane rero cyambayeho ku buzima bwanjye. Bwa bukire wifuzaga umva wari ufite inyota y'ubukire bwa bukire wifuzaga kuzasora amafaranga azayasoroma uyu munsi urimo uragenda wabukabakabyeho nta nubwo ari ukubukozaho intoki ngo gusa ntabwo mbireba ndabifite mu ntoki. wowe usigara uri aho ngaho uri umuntu ureba gutyo gusa ni ukugira ngo ukakire wa mugani cakire yes Pastor Joseph wowe ubuzima bwarahindutse cyangwa ubyumva mu matangazo? ubajije ikibazo cyiza brother Gerard. Njye naje muri Amerika kera cyane 2007. Numva yuko maze igihe hano muri Amerika. Maze iminsi umwaka utahanze neza imyaka 20. Rero kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke n'uwo mumama muri kumwe Bella. Nje nagira amahirwe muri uku kwezi kwa 7 mu ntango zako mugani w'abarundi tujya Vegas. Nuvuga ngo mu bintu byabaye Vegas mu bantu bahabwaga ibihembo 5 ku 10 5 ku 10 5 ku 10 izina rye ryakomeza rigaruka. Byanteye kwibaza ati se ko naje Vegas ubona bizakunda cyane pe Bella hitavuga Gerard ntuzi ko tuvuye mu gikombe cy'isi? Yego. Ni ukuvuga ngo ikipe ushaka kuvamo ni ikipe itsinda. Ni ikipe itsinda. Ntabwo waje muri ekipe itsindwa siko kuri? Yego. So rero kugira ngo uje muri ekipe itsinda ni ukuba muri timu ya Bella niko nje nabivuga. Timu ya Bella uratsinda sinzi ikinyarwanda bakoresha nimba ari rutahizamu simbizi ukaba rutahizamu ku rwego ruhambaye. Ku muntu uri kutwumva rero naze tumufashe tumucoachinge dufite umutoza mwiza pe arakuguidinga ubuzima bwawe bugahinduka. Ari umuntu uri kutwumva aka kanya kuvuga mana yanjye we nanjye kumva umuntu wanyuma nyine numve se kuko mfata icyemezo gifate singifate ari muri ibyo ngibyo. Uyu muntu umeze gutyo aka kanya ukisitasita gutyo mu nzira uramubwira iki? Uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwaka muri ubuzima twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ndabifuriza kugira amahoro, ndabifuriza kugira imana, ndabifuriza kugira amafaranga, ndabifuriza kugira umutima wo gukunda ndetse no gufasha, ndabifuriza nanone kugira umutima wo gukunda iwanyu kuko ndi kumwe n'abantu ahangaha imbere ya kamera muri kureba umuntu umwe yitwa Bella Mukarage. Ni umudamu muzi muri benshi cyane, ni umudamu mumaze kumenyera bitewe n'uko yinspira benshi, afasha benshi by'umweko, akaba urugero rwa benshi ku bantu bifuza kuba batera imbere, ariko nanone anabafasha muri ubwo buryo bwo kugira ngo bagere ku ntambwe. Hari ukuntu rimwe na rimwe abantu bajya bareba abadamu bakumva ko nyine umudamu ni wa muntu wo mu rugo. Uyu munsi byarahindutse, uyu munsi byaba urugero rwiza ku bantu bakurikira kino kiganiro. Bella ni umwe mu badamu mu Rwanda bafite izina rikomeye ku byerekeye no gufasha benshi, umwe mu bantu bari mu mitima y'abantu benshi cyane, mu ba businessman, mu ba business women benshi cyane by'umweko bitewe n'uko yagiye abafasha gukura muri izo business no gutangira business, noneho ku ba diaspora, ku bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bindi. Uyu munsi ntabwo nicaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo mubona ahantu ari heza cyane.
ndi hano mu mujyi wa Kigali ndi kumwe na Bella Mukarage. Bella uraho neza? uraho neza Gerard? Umeze neza cyane rwose, umeze neza. urasa neza pe. Murakoze cyane. urasa neza cyane. Murakoze. Ni amafaranga, ni umutima mwiza. Ni umutima mwiza. Yego, ni umutima mwiza. Ntawe bihuriye n'amafaranga. Ntawe bihuriye n'Imana se? N'Imana. Ukunda Imana? Cyane cyane. Uyikunda gute? N'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose. Hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo ndashaka ko tuganira, hari ukuntu ajya avuga njya numva ngo iyo umuntu abonye amafaranga ahita yibagirwa Imana. Ntakabeho ayo mafaranga, ntakabeho akwibagiza Imana, ntakabeho. Utekereza ko Imana se yigeze igira uruhare mu gukora kwawe? Nivuga gukora ntabwo ari gukora mu bwana, ahubwo gukora mu bitungo, muri business, mu kwaguka. Gerard, ko nsubije inyuma cyane cyane rwose pe, kuko ubuzima ndi kubamo, ibyo ndi kubamo, amafaranga, ibi byose ni Imana kandi ni amasezerano. Ni amasezerano nahawe, arasohora. Urasenga se? Cyane pe, cyane ndasenga. Ahubwo udasenga wakora iki? Hari umuntu udasenga wakora icyo udasenga? Kenshi rero hagiye tujya dusenga dusaba nyine Imana wampaye ku bukene bunyishe, Imana wampaye ku burwayi bunyishe, ariko iyo wasubijwe nkawe, reka mbyite gutyo, ndabizi ko utabikunda pe, iyo wasubijwe nkawe wibuka Imana gute Bella? Ahubwo nibwo nyibuka cyane, kuko iyo angiriye neza agira n'undi neza. Sure. Cyane iyo angiriye neza n'undi yamugira neza, kubera ko njyewe ndasenga cyane. Wumva byoroshye guca bugufi? Ni ikibazo cy'amatsiko nk'umunyamakuru, ariko none nk'umuntu wumva byoroshye guca bugufi, kumva uri umuntu nka Bella? Abantu niba bagiye bumva avuga gutya bashaka kumva ngo babaze gukabya Bella ni umumiliyoneri mu buryo bw'amadolari. Ndabizi ko utashaka ko mivuga, I'm very sorry for that, sibyo? Wumva byoroshye guca bugufi witwa millionnaire en dollars, umumiliyoneri, birakorohera? Gerard, urazi amafaranga agaragaza uwo uriwe, like agaragaza uwo uriwe. Ahubwo tudaciye bugufi, njyewe numva naca bugufi kurenza ahubwo. Yego. Kubera iki? None se amafaranga araza akagenda, so amafaranga tuzayasiga mu isi, ariko tuzataha mu ijuru one day. So amafaranga ntago yatuyobora, ahubwo tugomba kuyayobora. Yego. Ejo bundi wagize achievement ikomeye cyane, wageze ku ntego zikomeye cyane buri muntu wese aba yifuza, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umunyarwanda, yaba umunyamerika. Uvugira kuri stage ikomeye cyane Las Vegas, nk'umunyarwandakazi wa mbere, umunyarwanda wa mbere, tugira ngo ni umunyarwanda. Byari bimeze bite? Okay. Iriya convention nanjye cyakoze Gerard, narishimye. Mugiriye ahawe? Gerard, uzi gusohoka, nasohotse ndi kujya kuri iyo big stage, n'umugabo wanjye afite ibendera ry'u Rwanda. Umutima wanjye numvaga unezerewe cyane kuzamura ibendera ry'u Rwanda, nkavugira muri Amerika kuri stage irenze abantu 50,000. Zari arena ebyiri, arena ebyiri, Bella Mukarage nkayiboneka. Wavugaga iki? Navugaga iki? Byari bimeze bite? Of course, nabwiraga isi yose aha uko ubuzima bwanjye bwari bumeze mbere, uko bwahindutse, nuko kandi n'abandi bashaka kubigeraho baramutse babonye information, bakabona mentorship, bakanagira n'ubushake bwo kumenya. Ugize ubushake bwo kumenya, njyewe nabigizemo ubushake, ndiga, nabonaga izi information marambabwira, nyine mfata umwanya wo kubyiga, soma ibitabo, ndi documenta, nigira ku bandi bantu bari successful, and here I am. None uri kubamenta w'abantu benshi bagera mu bihumbi. Uyu munsi rero hari akantu ushobora kuvuga wavugiye nko kuri iriya stage y'abantu nk'abo, ntabwo ari abantu boroshye, ni abantu nyine nabo baba business man. Ugira ngo ujye kuri stage Gerard,
ntabwo ari ibintu byoroshye uca muri steps nyinshi kugira ngo uhagere ufite protocol nyinshi narabikunze pe narabikunze cyane numvishije ko nanjye nshoboye numvishije nanjye mpawe agaciro nk'umwana w'umunyarwandakazi yego kure wavuye uyu munsi bwatumye unavuga uti Imana yanjye ndashima Imana mu buryo budasanzwe ku buryo agenda kuri ya stage ukavuga ngo I'm humbled numva ncishijwe bugufi kure wavuye ni hehe kure navuye amagambo make ashoboka unsobeje inyuma nanone kure navuye njyewe nakuze ntafite ababyeyi nakuze nta muryango nta onkle ntandi ntaki ngira amahirwe leta y'u Rwanda irandihira niga universite nta nubwo ari universite gusa niga primaire njya muri secondaire niga universite ngize amahirwe njya muri Amerika mamaze imyaka 12 naho naragiye ndashakisha ubuzima urumva ko ntari mfite umuntu uri bunyohereza muri Amerika ni Imana y'Imana nyine Imana ivuga amasezerano ikanayasohoza so yanjyanye muri Amerika intungirayo incira inzira and today ndafite ikibazo cyagihe utari ufite umuryango byose ureba ko ari leta igomba kubikora kuba tabizi nyine ubwo urumva leta ifasha farije ndayishimiye leta ifasha cyangwa farge ifasha abacitse ku icumu wongera ngo batishoboye yego kuba wari muri icyo cyiciro uyu munsi ukaba uri hano icyagihe watekerezaga ko ushobora kuba waba Bella w'uyu munsi pe nta nubwo ari inzozi zanjye byavuye hese biciye mu ihe nzira oya ntabwo byari inzozi zanjye aho kugira ngo umuntu aziza guha amafaranga ngira tuvuge nk'ubu nkaza nkaguhereza nk'ibihumbi 100 ahubwo reka nguhe ibihumbi 100 wakwishima cyane ibihumbi 100 ariko se nkweretse ukuntu waza ugakorera ibihumbi 100 ukaza nawe ukabikora ukaba nkanjye ukanandeba niho wakwishima kurushaho bivuga ngo nyigisha kuroba ifi hariya bavuga ngo aho kugira ngo bakwigishe baguha ifi bakwigisha kuroba iyo fi so nibyo nkora nigisha abantu kuroba amafi mbese ndi Petero ako kantu rwose uze turoba amafi ari umuntu uyu munsi uvuga ngo Bella yamenye ayo makuru uyu munsi aramukijije uyu munsi amugejeje kure uyu munsi amugejeje kuba umuntu udasanzwe uyu munsi ari gutuma muri Amerika yogoga nyine akarenga n'abo bazungu akaba yinangira kuri ayo makuru wabwira iki ngaho ibaze umuntu ariko uziko hariho abantu bagira ubugugugu ukamenya amakuru meza yahindura ubuzima bw'undi muntu ukayaceceka ntabwo ari byo ndi kuvuga ndavuga ngo harimo umuntu uri kuvuga ngo nyine Bella yarakize Bella yabonye amafaranga Bella akaba nyine ari kubirebera ku ruhande ariko ntabwo agira umwanya wo gutangira ngo abaze ayo makuru bimeze bite uwo muntu mbamugire n'impuhwe na Yesu Kristo azaza mu isi ntabimenye so njyewe numva uwo muntu rwose pe ntutinye ngwino tugufashe hamagara utuye muri Amerika utuye muri Canada ukaba utahamagara kweli uri kwibuza umugisha uri kwitiza wakabaye wahamagaye njye naba nahamagaye ndi wowe naba nahamagaye uyu munsi nkavuga ati mumbwira ariko ibyo bintu ni ibiki mukora gute bikora iki ni ibiki urakize ese ubundi urakize koko njyewe nahamagara yego Bella byahinduye ubuzima bwe just one call guhamagara akabaza uyu munsi iyo ataza guhamagara nkeka ko ririya joro ntazi cyangwa ariya manywa ntazi uhamagara uwaguhaye amakuru iyo utaza gufata icyemezo uwo munsi ntabwo uyu munsi Bella aba ari we tubona uyu munsi abari mu mirimo ya bucakara buri munsi amashifte overnight yego niyo mpamvu rero nishimiye kwakira umwe mu bagabo ni umupasiteri nawe nahoze mbaza Bella ngo urasenga abantu bakorana benshi n'abantu nyine basenga n'abapasiteri wanjye yitwa Pastor Jack Bagaza niyo tujye kuganira nawe afite ubuhamya afite byinshi yabwira by'umwihariko umuntu uri kutwumva uri muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko wumva runo rurimi rwacu uyu munsi winangira akaba abona amakuru ariko buri munsi ati nzahamagara Jack Pastor muraho neza
muraje mumeze neza tumeze neza murakomeye turakomeye i Kigali hafashe neza amazing ubushyuhe ariko nyine ntabwo bworoshye yes nawe arashyushye cyane arashusha ariko compare to Dallas yeah Dallas n'ibindi bindi Dallas uwo tuye muri Dallas Tuye muri Dallas. okay yego Bella se uri kumubona gute fire that's a good question Bella ntago muzi long ago ariko igihe mumenye ntabwo kumbe ntabwo twari tuziranye kuva kera okay wenda ndaza kubivuga mu buhamya bwanjye gato nihuta ubwo twanagiye ahubwo twagiye wonderful ngamaze nsubije icuvuze Bella mubona neza cyane ni umuntu buri munsi ngenda nigiraho cyane cyane mu gice cya business ngenda mwigiraho ariko kandi ni n'umuntu w'umutima mwiza Bella yakwitayeho ugira ngo ni wowe wakunze cyane ariko undi muntu nawe kumva feeling the same so ni umuntu udasanzwe rero reka ngende straight to the question ukuntu namenye Bella nkuko nakubwiye njye nitwa Pastor Jacques Bagaza nabaye muri Amerika cyangwa se maze muri Amerika imyaka 20 ni myinshi nagiye nkiri muto nubwo ngaragara nkiri muto nubundi ibyo busaza nta bihari byo ntitwabivuga nta mpamvu kwisaza ariko nari so young nari muto cyane so iyo myaka yose 20 Gerald nayimaze ndi umushumba nkorera Imana 20 natangiye ndi muto cyane ndi mu worship leaders ndanabikombining n'ubu ndaramya Imana nkanavuga n'ubutumwa bwiza muri Zion Temple iyi myaka rero 20 Gerald ndi muri Amerika yego of course nakoreye Imana ariko nashakishije n'ubundi buzima bushobora gutuma surviving kuko mfite umuryango mfite madamu n'abana 4 nashakishije ubundi buryo natera imbere bw'iyo mpamvu rero nakoze ibintu bitandukanye nakoze ama businesses nakoze business za tracking cyangwa ama truck yego bibaho ariko biza kugera igihe ntibyakomeza kuba byiza cyane kubera iyo situation yabayeho ku bantu bose naje gukora iyindi business ya medical transportation numvaga nshaka kwikorera cyane nabyo birakora ariko ntibyangeza aho numvaga nshaka recently last year mu kwezi kwa 12 ntangira iyindi business ya cruise itwara abantu mu mato ma vacations za Bahamas n'ahandi kubera ko nabaye Florida narizi uburyo iyo business ikora so nayikoze mfite umutima wishaka cyane ko numvaga nshaka gutera imbere ndibuka ko ndi muri iyo convention baratubwira ati kugira ngo utere imbere ugomba kubona aba client ugomba kubona abakiriya kambara neza ugashiraho ikoti ukagenda mu mamole ukabwira abantu business ndavuga ati wow ico nzagikora mu bisanzwe ndi n'umuntu ngiye uzi kwegera abantu n'abantu n'umuntu ugenda kure n'abantu guess what umuntu aza kumpamagara hari mu ijoro arambwira ati nabonye postinga ko ufite business ariko hari umumama witwa Bella afite team business bakora umwegereye yaguha abakiriya ntiyambwira ko twakorana nawe ariko ambwira ko yampa abakiriya nawe kuko wari uzi icyo ushaka utireka ngo uhamagare navuga ati iyo ni opportunity y'amasengesho nasenze arashubijwe icyo nakoze rero nari nkiraho Bella ni kwa kundi Imana imukoresha arampamagara arambwira ati bite asanga ndi n'umupasiteri we muri Zion Temple aranzi ni wowe ni pastor Bagaza ati ninjye okay arambwira ati none se pastor Bagaza urashaka iki aba client Bella urashaka aba client wowe tugukunte naize ya Bahamas arambwira aba client gusa nta kibazo kandi tuwe join the business ubone ibyo dukora nzaku habakiriye Gerald nabyibuka ko narajoininze umutima wanjye ntago wari ushaka business ye kuko ntari nyizi ariko nayishaka abakiriye guess what ariko maze kugeramo nsanga harimo imvugo ntari nzi mu myaka 20 ishize muri Amerika iyihe niyo ngiye kuvuga baca umugani iwacu baca umugani nkomoka imurenge baca umugani bakavuga ngo umushitsi ngo mumanikire inkoni ngo ariko ntumumanikire ijisho ni ukuvuga ngo inkoni urayibika ariko ijisho rikakumara ikareba
ninjiye muri iyo business ya Bella nubwo ntari numva ndi interested nayo nari ngikunze yanjye cyane ariko nasanze hari imvugo ziri different umuntu avuga ati nakoreye 80,000 ku kwezi nakoreye 100,000 kivuga by'idolari ariko abantu tugira ngo n'abanyarwanda nta n'ibindi nzi by the way thank you kuri ako kantu ntabwo ndi kuvuga iby'amagambo anyway sinibuje muri detail y'ayo mafaranga ariko numva iyo mvugo nk'umuntu utinze muri Amerika iyo mvugo ntabwibaho I know abantu banzi baranzi ndi umuntu uri honest icyo mvuze aba ari uko kiba kiri mbaza Bella mbwira aya mafaranga niyo Bella arambwira tuzabibona guess what Gerald imyaka 20 nahoze nza muri Afrika yego ariko nazaga njyenyine rimwe nibwo twazanye na madame 2022 why suko ntari nshaka kutazana n'umuryango wanjye abana bavukiriya ni bakuru n'abagabo ni inkumi ariko ubwo bushobozi ntiraririye ntabwo bwaboneka ntabwo buhari twese duhagurukire rimwe indege mama bezo de passage mu modoka bikatugora bigatuma tuza singoza umwe akazi undi akazi ariko ndashima Imana ko kuva mu kwezi kwa 4 kugeza ubu ya business yanjye nakubwiye nakoraga ubu ntabwo nkishizeho umutima nubwo nayo ikiri active iyo Bella ya introducing to navuga ko ubuzima bwanjye ubu ngubu bwahindutse bwarahindutse se koko gute ubu tuvugana nubwo ndi kuri kamera njyenyine ariko my family bose ko ari 6 turi kumwe hano i Kigali yes kumbe bose ubategera indege muraza mbezo de passage urayifata i Kigali ndayifite turi hano tumeze neza abana babona Africa for the first time turatembera barahakunda cyane just kubera ko wamenye makuru kwa Bella kubera Bella tapesi Imana yambereye Imana ariko ndayishima kuko yampuje na Bella Bella rero niwe yakoresheje kugira ngo mbashe kwinjira muri business abanzi baranzi this business change my life ngiraho gato cyane ukuntu warugowe muri Amerika gutunga umuryango ungana gutyo birumvikana ko ntabwo ari wenyine na madame gutunga umuryango ungana gutyo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cyiza ariko gihenze byanze bikunze byari kugoye gute kuza guhura na Bella kuza kwinjira muri ino business byo byaje koroha gute good question Gerald nukuri tutiraririye n'umurikira wese sirita abantu bari muri Amerika no muri Canada basubiza ico kibazo ubuzima hariya ntago bukorohera utarimo gukora kandi narakoze nabanje kuba muri state ya Illinois mbona bitari kugenda neza na movinga ariko byari birimo combine n'umurimo w'Imana nza gukorera muri Florida nabwo nakoraga akazi gasanzwe ngakorera n'Imana ndibuka ko nakoze mu bigo nka Disney World nakoze muri za Universal Studio ibyo byose nashakaga amafaranga ariko guess what abanzi benshi bambonaga nk'umukozi w'Imana singing preaching ariko hari ubundi buzima umuntu abakeneye kugira ngo wishyure mortgage ugire gute nukuri twari tubayeho twararyaga tukishuka ariko ku buryo bwa buryo uvuga ngo yes ibintu birashoboka shobora go travelinga shobora kuja muri vacation shobora kwishura ibintu byanje easily ama bill so ku dreaming high kavuga ngo ejo bundi wenda bishobora yego hari igihe twakoraga ibintu ariko ugasanga ibintu birimo biragenda bicika but now Imana ni igitangaza mu by'ukuri ntago ngifite izo mbogamizi ndivuze cyane mwena mwagira ngo no kwexagera ariko namwe mu feeling biri mu mutima wanjye you can feel it hari nabanzi arabagiye bampamagara no mukanya harimo bampamagara mbira pastor bagasa byagenze gute iwacu byita ngo wishe umuzungu nakindi nahuye n'umuntu nka Bella Imana yahinduriye ubuzima nanjye ubwanjye by'amafaranga warayabonye narayabonye Gerald uranayarenza narayabonye yes narayabonye gusa sindi babwire umubare kubw'umutekano wanjye bataza kuguha umukire kubera ko nshaka kubaho anyway I'm joking nibyo bakire kuba batangiye gukunda ubuzima cyane
hari umuntu wambwiye ngo ikintu abantu batemera ntibemera ko bafite amafaranga nta nubwo bemera ko basinziriye. Iyo umubwiye ngo urasinziriye avuga ati ndi maso. Anyway, ni ukuvuga ngo amafaranga ntabwo tuyemera ariko narayabonye ampagije ariko ikinejeje cyane nuko turi no mu rugendo rwo kugenda tuyakorera. Ntabwo ndi excited kubera amafaranga cyane ariko nyabona gute uzi kubona amafaranga uhindura ubuzima bw'abandi. I know. Changing somebody's life ugahembwa. Kuko n'ubundi twe nk'abantu bari muri za Amerika iyo ugiye gukora ikintu umuntu akagufasha serivisi muri aeroport hehe arabihembegwa. The same thing. Pastor uri umupasiteri nyine uri umuvuga uri ubwo mvuze umuvuga tuma sinaba nguciye amazi. Nta kibazo uri umupasiteri sibyo uri umupasiteri benshi by'umweko twizera ijambo ryanyu twizera ibyo muvuga none muri Zion Temple muri très répité mufite uburyo nyine mwubatse izina mu buryo buri positif bwiza cyane. Hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya uri muri Amerika wenda akavuga ngo bantu se ko ibyo bavuga nibyo cyangwa nabyo. Hari igihe ibintu byiza cyane kubyemera kenshi biba bigoye uvuga ngo kandi nanjye kuko niko meze nanjye biriya byambera biriya se nanjye byaba ibyanjye biriya se kuko nanjye biriya bintu nabijyamo bigakunda just bitari ukupinga ngo wenda ni ubutekamutwe ngo niki wenda kwa kunduga ntabwo ari byo uwo muntu amubwira iki utekereza gutyo ukifata ucyumva ko bidashoboka. Gerard mukuri birashoboka byose biri possible kandi birashoboka nkubwije ukuri. Bible iravuga ijambo ry'Imana riravuga ngo izina ryiza riraruta ubutunzi, reputation iraruta ibifatika. Mukuri ntago na kangurira abantu ikintu kitari ciza ejo bazadiscoveringa hanyuma bigatakaza reputation yanje. Sinabikora ahubwo nareka ico kintu kagumana izina ryiza kuko izina ryiza ryonyine ubwaryo naryo ni amafaranga n'ubutunzi ariko ico mvuze kivuye mu kanwa kanje siritu nk'umukozi w'Imana ni ukuri yewe none se nanabesha nkavuga ngo hari uwo narindi we none ubundi ndi kwibeshera ubwo se naba nibesherane. Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri Amerika umaze imyaka nk'iyo maze cyangwa less than iyo maze urimo gustrugglinga n'imirimo utazi ngo biragenda gute. Uzi ko ngiye ku meetinga Bella muri 1 month nari ntagiye gukorera mu rugo full time mu rugo. Umuntu uri muri Amerika yakumva ico kintu nari mvuye muri struggle zo hanze ngaho kandi uva nkubwire ndi umupasiteri ntago ndi bwirarire kuri ico kintu nta kintu ntakoze nakoze muri za aeroport Chicago na driving za Uber as long as mbonye amafaranga nakoze iby'ama trucks nubwo nta driving narabimanaginze nakoze ibintu byinshi just to get money as long as umuryango wanje ubayeho nkishura amabills kandi ukumva urarushye. Gerard siko wakora amasaha 12 ugatana amadolari 200 mabills arenze ari nanje vuga ari mu bihumbi. Ariko uyu munsi umwanya nkora ntago ari munini bandi mu rugo mfasha abantu ngamagara abantu nkabasobanurira nkababwira ibyo dukora nkabihembegwa amafaranga reka nkoresha no term more than enough. More than enough to be honest. Uyu munsi so umva wararuhutse umva umeze neza umva nta stress. Yes nararuhutse ngira ngo uri kubona ko nabaye n'inzobe hanze ubusanzwe umuntu usanzwe mba ndigikara cyane. Gerard yes mu by'ukuri nta wavuga ngo muri no singo ibibazo biba byashize no tuzaruhuka tugeze mu ijuru niho abantu baruhukira nk'uko umuyobozi wanjye yabivuze. Ariko to be honest turiya du stress two muri Amerika twa income paying bills mortgages ibiki ntago ngifite ibyo bibazo. Ni ukuri ubundi ni umutwaro ukomeye w'abantu baba hariya uko byumva. Pastor dufite abandi bantu benshi tugiye kuganira kugira ngo babe urugero ku bantu navuga ngo bari kutwumva muri kano kanya. Ni ukuri umuntu ujya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi tuba turi kumwe n'abantu navuze nti bari très réputé kandi buryo so nta mpamvu kugira ngo rero ujijinganye. Ushobora guhamagara Pastor, ushobora guhamagara Bella, ushobora guhamagara n'abandi ngiye kuguha muri kano kanya ujye ubifata uvuga uti kukigewe ntabahamagara. Guhamagara n'ubuntu kumwandikira n'ubuntu akagusubiza n'ubuntu and then ukibariza amakuru
utabyumva ngo kana kambwiye gutya ngo bimeze gutya buriya ngo we mubaze ikibazo ushaka kubaza kugira ngo nakire abandi umuryango wawe madamu n'abana mbere byanze kunze hari ukuntu batafiringaga life uyu munsi baje muri Afurika baje mu Rwanda ku nshuro yabo ya mbere uyu munsi ubona bishimye gute nyuma y'uko ubuzima business weretswe na Bella wajyanwemo na Bella hinduye ubuzima bwanyu? Gerard barishimye cyane ibyo ntabwo ari njye wabibonye njyenyine n'abandi bantu bari aha hanze bababona ababazi babona ko bishimye uzi ko bageze I think ni 2 days ago baza no gushimira Bella baza kumushimira barambwira ngo thank you for the opportunity Imana yagucishijemo papa wacu akayikora ntago turi hano juste kugira ngo twirarire ku bantu ariko to be honest nkubwiye ko ubuzima bwari low bwari hasi uyu munsi nkaba mbayeho neza ntago nkwiraseho pe ntago nkwiraseho gusa iciza nuko umuntu ushaka kuvuga ngo ni gutari ku muntu uba muri Amerika ubuzima buba bubi njyewe rero nk'umuntu nagiye muri Amerika ni muto cyane kandi ndahatinze ari sinjye nyine n'abandi barahabaye muri Amerika ushaka kugira ubuzima bubi kuko Amerika ni igihugu cy'abantu bateye imbere cyane ubuzima buba buri hejuru ntago bukugirira impuhwe ntibukugirira impuhwe ngo waje uyu munsi of course ntago ari abantu bari selfish bakubwira icyo gukora ariko bakubwira bya bindi biri basic bya bindi by'amadolari arangahe ariko ubuzima ushaka kubamo bukakurenga cyane rero ubuzima mvuga ubu ngubu twagerinze kuri Bella yadufashije tukabwinjiramo ni ubuzima bushaka gutuma ubaho neza ugira amafaranga ahagije ukagira nayo wabika ukagira nayo wakwifashisha ukagira nayo wafasha n'abandi ukanatemba ukaza mu Rwanda naje hano mu Rwanda tuvuye mu yindi vacation muri Florida hano yitwa Universal Studio nayo hari muri vacances yes ni ibintu ukunda gutembera ukunda gutembera Bella ndamukunda cyane mushiki wanjye mu busanzwe ndi pastor we nari nsanzwe mwigisha ibintu byo kujya mu ijoro kandi amushuwa azagerayo ariko kwigisha ibyo kubaho ku isi none ubu ngubu arimo aranyigisha ibyo kuba hano ku isi uburyo tujya mu ijoro kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo isi twayawe nko nk'umwanda iyo Imana yarayiduhaye ngo tuyibemo tuyikoremo nkunda Bella cyane nkunda umuryango we nkunda Rene uretse na business n'umugabo we kugira ngo atabizi nyine mu gihe gito cyane tumenyanye is my good friend umutima we wonyine wa Bella uraruta amafaranga namubonanye ntabwo Bella yari yafata amafaranga ngo ayakure muri pochette ngo arayampaye ariko ibyo yampaye biraruta ayo mafaranga ni kwa kukwigisha kuroba ifi yavuze neza ko tujyana ikiganiro kigufi none kibaye kirekire numva ari kigufi bivanye n'ibyo tuzi Gerard numva ari kigufi cyane yego reka nizere ko abantu bari kutwumva rero mwungutse byinshi cyane wenda mushaka no gufata icyemezo mukavuga muti why not nanjye ku cy'ubuzima butahinduka ku cy'ubuzima butaba bwiza just bitewe n'uko wumvise Pastor Jacques Bagaza kahinduka gakunda izo bills zawe zikugoye izo mortgage zawe zikugoye hahandi wumva ubuzima ushobora kuba uri no mu Rwanda ariko ukavuga ngo reka mbwire umuvandimwe wanjye uri muri Amerika ushobora kuba uri n'ahandi ukavuga reka mbwire umuvandimwe wanjye uri muri Amerika we never know ubuzima wasanga ari buhinduke kuko uyu nguyu nawe yibwiwe n'undi muntu bigahita bihinduka just kufata icyemezo reka nganire n'abandi ko biri byizara ko dufite afite ubuhamya mu kanya gato nkubwe ko mfite abandi bantu twifuza kuganira by'umweko kuri life kuri buno ubuzima bwahindura abantu benshi Bella wahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane ni nayo mpamvu rero tuba tuzana ibihamya navuga ngo bano ntabwo ari bo twagani mu bihe byashize ni abandi bantu ni bashya kuri iki gusa ntabwo ari bashya kuri Bella niyo mpamvu rero kugira ngo twumve by'umweko abandi reka mpere nko kuri Happy Kagarama
sinzi niba izina rye ndivuze neza. yego rwose Happy Kagarama niwe tugiye kuganira kugira ngo nawe atubwire kuri life, atubwire ku buzima. Happy, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. murakoze cyane Umeze murakoze neza? cyane yego meze neza Ikiganiro cyane inkuru yanjye se urakizi nibura two kuvuga cyane kuri rwose business gusa. ndakizi nawe ndakuzi cyane Nanjye uranzi cyane, wongeyeho cyane. yego Yego ntiwumva se, reka tuganire tuziranye rero noneho. Uyu munsi rero nawe ufite inkuru yawe ishingiye by'umweko kuri ino business, ishingiye kuri Bella. Reka mpite mpera no kuri icyo kintu mvuze Bella, mpita mvuga ni Bella umuzi gute, mwamenyanye gute, ubuzima bwawe bwahindutse gute umaze kumenya uyu mudamu mwiza twicaranye. urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Kanangire nivuga, nitwa amazina yanjye nitwa Happy Kagarama. Nk'uko wari ubivuze ntabwo wibeshye, ndi umunyamwuga wemewe mu bijyanye n'iby'imari. Wari umbajije ikibazo cyiza ko nzi Bella. Ibyo bintu kugira ngo mbigereho ni Bella. Bella niwe twahuye. Mu busanzwe iby'imari nagiye mbibamo cyane, ariko ubu nibwo mbirimo nibwo mbyumva, kandi kubera Bella niwe wagejejeho igitekerezo cy'ibyo ubu ngubu nkora. Ukuntu mbajije uti se Bella muziranye gute, mwamenyanye gute? Twahuye muri bwa mbere namumenye mu 2024. Umuntu amubwiye ati dore uyu mudamu witeje imbere, nawe yakugira icyo akumarira ukiteza imbere. Ndabibona ndabisoma rwose, ndavuga ariko uyu mudamu muhamagare. Ndamuhamagara ariko ngenda nikerereza, yambwira ati kora ibi nikerereza. Ariko aho maze kumwumva noneho cyane, amaze kumuhamagara tuvuganye ambwiye ibyo akora, numva nanjye mbaye interese, numva ndabikunze nuko mbijyamo. Happy, icyo gihe wenda ubuzima bwawe bwari bumeze gute ubugiranije n'ubwo ufite uyu munsi? Gerard, iyo tuje muri ibi bihugu, cyane cyane mu bihugu bya Amerika, tumva ko tuje gukira. Yego. Namwe mwumva abantu ba muri Amerika ukumva barashyize, ukumva bagize. Ni ukuri turashima. Reka ntitukajye tubanza gusa tudashimye, turashima. Nibyo kuko hari kiba cyarahindutse, ariko iyo uhageze nibwo ubona ukuri. Ubuzima ubwo nkigera hano numvaga ko ngeze aho ngomba kugera, ariko ukora usubiza. Sinzi niba uri kumva, ugakora usubiza ibyabo. Umuntu uzi ku muntu kuguhemba ukongera ukamusubiza, ukabisubiza mu misoro, ukabisubiza mu nzu zihenze, ugasigariraho bitewe n'utuzi uba uri gukora. Rero ubu ngubu ntago maze guhura na Bella, ntago ngikora nsubiza. Yantoje ko nshobora gukora nkagira icyo nsigarana, ko nakora n'ubwenge, nkakora n'imbaraga, kandi ngakora nkiga kuzigama, nkiga byose. Rero Bella maze guhura nawe mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 maze nkora, ubuzima bwanjye bwahindutse ku rwego rugaragara. Urugero ubuhinduka gute rero? Icyo kintu buhinduka mu bifatika. Yego, urahinduka mu mifatika. Ugasanga urugero, niba hari icyo wakoreraga cyangwa utuzi wakoraga, urakora utuzi 3, ariko ubu naba mpuye na Bella ngakora akazi kamwe kagakuba inshuro zirenga 10 ya twatuzi 3 nari mfite. Uraza hano tukajya mu tuzi ugakora utuzi 3 cyangwa 4. Hano birashoboka. Amashift. Yego, amashift. Ntubona abana, ariko ushobora gukora hano akazi kamwe uko nari mbivuze. Ushobora gukora mu buryo buri smart, nkuko Bella atubwira kuri iyi business. Ugakora ukabona umuryango, ndetse ukabona n'ibifatika. Ukabona ubutunzi bufatika, atari bya bindi twakoraga dusubiza dusubiza. Noneho tugakora tugasubiza, ariko tukagira n'icyo dusigarana. uyu munsi byanze bikunze ubuzima bwawe bwarahindutse nk'uko umaze kubitubwira. Ufite icyo usigarana, ufite uko ubayeho. Umaze igihe kingana iki umenyanye na Bella? Umaze igihe kingana iki winjiye muri ino business? Nk'uko nari nkubwiye, Bella
duhura duvugana kuri telefone hashize hafi imyaka 2, hafi imyaka 2, ariko ibaze maze amezi 4 gusa ntangiye gukora na Bella cyangwa ureba kwigerereza kwitinza, ariko nyine umwanzi ugeraho kivuna umwanzi. Satani ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura umuntu, akakubwira ibintu ukumva si ubyumva, ariko ntabwo ari wowe udashaka kubyumva. ni kwa kundi nyine ndi umukristu, nemera Bibiliya, ijambo rimwe ritubwira ko umwanzi Satani cyamuzanye no kwica, kwiba no kurimbura. Kukwiba, ashobora kukwiba icyo abona uzaba cyo, akakwiba neza, akakwiba ibitekerezo, akakwiba gushaka kureba ejo hawe, akahakwiba ntuhabone. Rero tuziranye imyaka 2, ariko maze ano mezi 4 kuri wowe asobanuye iki kuri wowe? Asobanuye urugendo rwiza kandi ruryoshye kandi rushimishije. Mbona abana, nabaga mu mashifuti ntabona abana banjye, ntabona umutware, duhura dusohoka, buri wese ahura asohoka n'undi, umwe yinjira undi asohoka. Ndubatse neza, nongeye kubaka, kuba umugore mu rugo no kumenya abana, kandi mfite ubutunzi. Noneho ntago ndi babandi iwacu bansaba bati Afurika hari igihe umuntu akubwira, umubyeyi akakubwira ati mi 100,000, kumva ko ari ibintu byoroshye ukabitekerezaho. Hano hari uko ushobora guha, ariko ubu noneho uratanga amafaranga wumva wisanzuye, n'ibyo mwabikubwira, hari icyo dusigarana tukagira n'umugisha w'icyo tunatanga. Amezi 4 yampinduriye ubuzima cyane mu buryo bw'ibifatika. Hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya, nawe wenda urebye bino biganiro avuga ngo ndifuza ubuzima, ndashaka ubuzima, ndi muri Amerika, ntabwo ndi kubona aho wenda natuburira. Yaratinze nk'uko nawe watinze, ariko finally uza gufata icyemezo, uza gukontakta Bella, muza kuvugana. Uyu munsi uri kuvuga amezi 4 comme si ari ibintu, ari imyaka 4. Bivuze ngo nyine byahinduye ubuzima bwawe ko turi kubyumva. Uwo muntu uyu munsi umeze nkawe, kijijinganya, afite contact ariko ntashobora guhamagara, wamubwira iki? Hari ikiganiro kera nakundaga kumva mu Rwanda ngo umugore tinyuka urashoboye. Tinyuka urashoboye. Buri muntu wese arashoboye, ntawe udashoboye. Burya habaho gutinyuka, niye kwitinza. Yego niba yaranatinje, hari na byinshi yumvise, ye kumera nkanjye, reka ubu mugira inama ye kwitinza, ye gutinza amahirwe ye gutinza ejo he hazaza, ye gutinda nk'uko natinze. Reka jyewe mubere urugero, noneho mubwire ko natinze. Mwibaze niba maze guhindura ubuzima mu mezi 4, ese iyo nkoresha iriya myaka 2 mba ngeze hehe? Ugeze kuri cyane. Mba ngeze kure. Yitwa Kagarama, niwe tuganira kubwe ko mufite abantu baza kukwinspira, baza kukubwira ko ubuzima bushoboka kandi bwahinduka. Niyo mpamvu misengera no ku mugabo ni Pastor Yves Musengimana, kugira ngo tuganire nawe atubwire ubuzima bumeze bute. Pastor, tugaye kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Muraho, ni amahoro? Ni amahoro brother, turagukunda cyane. Ni amahirwe kuganira. Iryo jambo rirakomeye, urakoze cyane. Ari benshi bari kutwumva muri kano kanya, ntabwo umuntu uri kutwumva muri kano kanya wenda ni abantu bafite intego, bifuza guhindura ubuzima bukagenda neza, bukanaryoha. Wowe wahuye gute na Bella, winjiye gute muri ino business, yahinduye gute ubuzima bwawe? Biratangaje cyane ikibazo cyiza umbajije. Nubishugana na Pastor Bagaza, nanjye ndi umushumba muri Zion Temple. Nje nabaye umukiriya wa mbere wa Pastor Bagaza. Yaraje gushaka abakiriya ba Cruise, ahindura mindset, arampamagara, arambwira ngo yabonye indi business. Nubwo ati oya ndashaka gusanga muri business imwe ya Cruise, none so indi business imeze gute? Arambwira ati cheka ngwino nguhuze n'umuntu udasanzwe. Ndambwira uwo muntu ninde? So atangira kumbwira amakuru ya Bella, ariko ikintu gitangaje, mwari mwarakoranye ikiganiro na Bella, asharinga video y'ikiganiro mwakoranye. Papa, reka nkubwire ikintu gikomeye. Ntabwo ngewe nabonye ikiganiro mwakoranye, nabonye akazi keza ngiye gukora gatandukanye n'utuzi nakoraga. Let me give you this. Reka nkubwire akantu gatoya, background ntoya mu minota mikeya. 2013 ninjiye muri kino gihugu.
umunsi nabonye visa ndi mu Rwanda ntabwo nasinziriye, narimo nibaza ukuntu ibintu byose bikemutse, ibibazo byose nari mfite bikemutse. ubuzima bwari navuye kuri embassy nabuze ahantu mbika pasiporo yanjye, nayibika mu mufuka nkumva barayiba, ninjira mu modoka nkumva baraza, hari ukuntu biza kugenda bakamenya ko nabonye. I know. So brother wanjye wari warandeze ngeze mu rugo, ntabwo yumva, arambwira ati ariko ko wayibonye, ndabwo ati nayibonye, ati gizane mbanze de ko wayibonye. So numvaga ibintu byose byakemutse, ndavuga ati noneho ubukene burarangiye, umuntu wese uzansaba nzamuha. Guess what? Imyaka 13 irarangiye ndi muri iki gihugu. Nabonye aho umuntu aho abaho ubuzima, uclockinga in, uclockinga out, abantu baguhagaze hejuru, wamara iminota 10 nta activity urimo gukora muri company. Barimo kumuntu utaringa uburyo urimo gukora, bavuga ngo uri hehe ko tubona utarimo guproducing nkuko twaguhaye akazi. Numva ntangiye kuba stress, ndavuga ngo ubuzima nabusohokamo gute. Nari maze rero imyaka 13, reka mbivuge ndi mu masengesho nganije kumpinduka. Yego. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo pastor bagaze yaje gushaka abakiriya. Wakiriya rero yabonye, nige yabonye wa mbere, asanga ufite inyota. asanga noneho simfite inyota, ahubwo none ndabona ndasa n'umuntu ugeze ahantu uvuga ngo ndarambiwe, sinzi ko biza guhinduka. Hafi ya business zose yakubwiye twazibanyemo, tukinjira twishimye tugasohoka tubabaye, tubona bidatanga igisubizo gitandukanye no kuba muri company uclockinga in, uclockinga out. Uburinjiye rero. Guess what? Badinjiye. Ndababwira ngo se niki gisabwa, bambwira ibisabwa, ndavuga narimenyereye business basaba ibihumbi byinshi umuntu ngo yinjire. Ndavuga noneho niba ari uko ngenda itanijuru uyu munsi, barambwira atari ko waruzi n'ikindi, ugomba kubona license kugira ngo ukore no business, kuko ari business ubaje amategeko muri kino gihugu. Numva ndishimye, ndavuga ati noneho ndumva mbaye safe. Njyewe nahise nsezera akazi narindiho muri icyo cyumweru kimwe gusa. Tunasezera akazi. Nahise nsezera akazi n'abagabo. Wow. Let me tell you papa. Yego. Navaga ku rusengero nka saa moya z'ijoro, mfite igikapo nashize mu modoka. Yego. Tince mu rugo nkajya kukarara ku kazi, umukozi w'Imana. Nava ku kazi ngasanga madamu arantegereje, nawe agomba kujya ku kazi mu gitondo. So ubwo buzima rero buhuze. Uyu munsi mubwire, iyi ni office yanjye, sinzi ko urimo kuyibona, ndi muri office. Ntabwo nigeze ndota aho ni mu rugo, aho ni mu rugo iwawe. Yes, ari mu rugo iwawe. Yes. Yes. Let me tell you. Ikigero cy'ubukire muri Amerika si ugutunga imodoka. Ikigero cy'ubukire muri Amerika si uko waguze mortgage. Ikigero cy'ubukire muri Amerika si uko wateguye ibintu byo byiza ku meza, kuko hari standards z'ubuzima bamaze kubaka buri muntu wese ashaka kubamo. Ariko ibyo byose wabigira, ariko bikakubera umutwaro. Happy yabivuze, uko rusohora utagira ubuzima bw'umuryango. So maze guhura na Bella rero, numvishe vocabulary ntari narushe mu buzima bwawe. Arambwira ngo reka mfungure computer, aho fungura computer. Arambwira ngo natangiye mu mwaka wa 2023, dera amafaranga na makings. Ndabwira ati no, hari na bitcoin, ni bibare biba biri kuri internet gusa. Arambwira ati no, wewe icyo ngusaba gusa genda ushakire license izagufasha gukora neza muri iki gihe. Ngo abaye urufunguzo rwanjye, ntangazwa cyane no kumva amagambo ntari narigeze numva. Umunsi umwe natendinga Zoom rero, pastor bagaza arambwira ati hari Zoom. Okay, ngezeyo nsanga hari abandi ibihumbi bari kuri Zoom, bafashwe nande na mama Bella, bamuvuga nk'igisubizo cy'ubuzima bwawe. Umva ikintu cyambayeho, ntangira kumva aho umuntu avuga ngo njyewe mfite goal yo kumaking 120 ngo ku kwezi. Ndavuga no, je sais bibaho. Ndavuga okay, birashoboka yuko ari amagande cyangwa ari kindi. Urumva? So izo goal rero nizo zanguye. Ndakururwa, umwe akavuga, uwa kabiri akavuga, uwa gatatu akavuga, ariko bose bavuga izina ngo mama Bella. Ndashima ko wavuze yes to this business. Ndashima umunsi wavuze ngo yes. Iyo utavuga yes, uyu munsi ntabwo nari kuba ndahanga. Ndatangira ndakora rero.
mbona ubuzima butangiye guhinduka. Umva, njyewe umushahara nahembwaga ku mwaka uyu munsi ndi hafi uyu mwaka maze kwinjiza amafaranga hafi ya ninjiza ku mwaka. Oya. Yes. Urumva, kandi turacyasigaje amezi. Ndizere ko uwo munsi nzagira gute tuzakora ikiganiro naravuze ngo narengeje amafaranga nakoreraga ku mwaka. Ushobora kwibaza ngo noneho niki cyagukuruye cyane. Njyewe nakuruwe n'ubumenyi bampaye bwari butandukanye n'ubwo nari mfite. Amaboko kwakira muri kino gihugu niyo gushepinga. Bishatse kuvuga iki? Niba umuntu wasanze akora muri group homes, no kuvuga ngo nta kindi nawaze kuko ni igihugu gishasha akorera muri group home. Nono amaboko amfashe uyu munsi arimo kumbwira ngo everything is possible. Wa making a million. Izo information zonyine zirakubwira ngo umuntu muri kumwe uyu munsi uwo mugendana ugomba gusa nawe. Nicyo nishimiye. Reka ndangiza kuri aka kantu. Umwe mu bantu dukorana n'umumama yatanze urugero rwanze kumva mu mutwe. Yaravuze ngo afite abana babiri cyangwa batatu sinibuka neza. Aravuga ngo iyo bigeze nijoro afata abana be akabajyana mu baturanye ategereje ko umugabo aza mu gitondo iwe agatejya ku kazi. Umva waho umuturanyi wawe umwana ku mwanya gufasha ugiye ku isoko. Ariko tekereza gusigira umuturanyi wawe umwana amasaha 12 ujye guhagarara muri company. Umva rero icyamubayeho niki yataha agarutse mu rugo agasanga umugabo amasaha yo kujya kuri shift nawe aragiye akajya mu baturanye gufata abana be. Abana barakangutse, mama wabo barashaka kujya ngo sinzireho gatoya. Sinzi kubyumva. No kuvuga ngo umuntu umwe arashaka kujyama ariko umwana ashaka affection y'umubyeyi. Agira depression, ariko depression itamwemerera kuva mu kazi kuko bagomba gupenga bills. Ubu cyamubayeho rero umunsi yabonanye na Bella aya mafaranga ndayavuga mu magambo. Mu cyumweru kimwe yamekize 10,000 mu cyumweru kimwe. Reka nkubwire income y'ukwezi ni ukuvuga ngo yamekinze yinjije amafaranga ashobora kungana hafi n'amezi 3 y'iki ya income. Inyungu ya kabiri areka akazi agaruka mu bana bakabyukira rimwe bagasinzirira rimwe nijoro. Urumva adahatira abana kujyama igihe yajyamiye nawe kuko abana barashaka gukina. So iyo ufashe urwo rugero wavuga ngo uhuye n'uyu muntu witwa Mama Bella ukubwira ngo ndashaka guhindura ubuzima bwawe, niki kinde wavuga? Buri muntu uzakurikira kino kiganiro please reba zino nimero zanditse munsi y'ikiganiro duhamagare tugufashe. Waba uri umushumba itorero ryawe ariko utagira umwanya w'itorero. Waba uri umubyeyi umaze iminsi muri kino gihugu ariko utagira umwanya w'umuryango. Waba uri umupapa uri mu muhanda twakoze za Uber n'ibindi. Come ngwino muna tugufashe, muna tukwereka aho ubuzima buhinduka kandi bugakunda. Yes. Barakoze cyane pastor, ninjye kumaza ibibazo byinshi ariko nukuri umwanya ntabwo waboneka. Nanjye ntangiye kugira byinshi numva nakakwiye kumubaza gusa ariko njye kwa Aline Abayo araza kudufasha by'umweko kugira ngo byose tubyumve ukuntu pastor yahise afata icyemezo akavuga ngo nge byanze bikunze ndafata icyemezo ngomba guhita ninjira ngahita ndeka akazi. Urumva icyo kintu niki yari yizeye. Uyu munsi ntabwo byigeze bimutenguha, ubuzima bwarakomeje buba bwiza kurushaho. Aline uraho neza? Uraho neza Gerard. Umeze neza? Meze neza cyane. Yego. Amakuru namwe. Amakuru natwe ni meza. Inkuru yanjye se yumva? Ndayumva cyane ariko. So umwanya. Uwo mwanya nsigaye nkubona. Mbere ntabwo nawubonaga ariko ubu ndawubona uhagije. Uyu munsi urabona uhagije. Cyane. Yego. Turi kumwe na Bella ari hano i Kigali, twese twicaye Kigali, mwebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko wenda ni mu bishobora namwe ni muzi Kigali tuzavugana tuzaganira. Bella wowe mwamenyanye gute? Business wayinjiyemo gute? Yahinduye gute ubuzima bwawe? Bwari bumeze gute ubwa mbere?
Bella hashize amezi 3 tumenyanye ariko twamenyanye biciye kuri Liliane ari buze kugerwaho. Liliane ni inshuti yanjye, niwe watumye mpura na Bella, yambwiye ibijyanye na business ndi no kujya mu kazi. Ndabanza ndamubwira ati uwo mwanya rero ntabwo nawubona, mfite akazi. Ngewe ikintu cya mbere nikundira ni ukwifashiriza abantu, ako kazi kajyanye na business ntabwo ari akanjye, iyo departement rwose ntabwo ari yanjye. Inshuti yanjye rero ikomeza kuinsista, yaravuga ati ko mbona iyo passion n'ubundi yo gufasha abantu uba uyifite, kuki utaza muri business ubanze wumve. Ndamubwira okay, nta kibazo, noneho ubu mfite umwanya. Nibwo nahuye na Bella. Bella turavugana, ambwira ibijyanye na business ko bimeze, ntega amatwi nabwo aho nkajya mvuga ati okay, hari abantu byagenewe, ntabwo ari njyewe, ahubwo njyewe mvuye no kuri iyo call yanjye na Bella mpamagara umugabo wanjye ndamubwira ati hano hari business ikureba, ntabwo njyewe ndeba kuko iyo departement ntabwo ari iyanjye, ahubwo kuko ukunda business wavugisha aba bantu. Ati hoya, ibyo ntabwo bishoboka, njye nta mwanya mfite, ariko ushobora wowe kubona igumenye ibyo ari byo, urebe ko ari ikintu cyagirira umumaro umuryango wacu. Nuko rero nagiye kwiga, banambwiye ko ari ikintu cyo kwiga ukabona license. Ndi umuntu wubaha license certificate kwiga muri Amerika kuko nzi umumaro byangiriye. Ndavuga niba ari n'ikintu niga nta kibazo, kanyige, kiri bigo gica muri state, ukora examen ya state, ni okay, ibyo ndabikora. Nuko rero naje kumenyana na Bella, joininga nanjye business biciye ku nshuti yanjye. Byahinduye gute ubuzima bwawe, wowe bwari bumeze bute? Gerard, rero hari ukuntu naje muri Amerika muri 2018. Hari ukuntu iyo tuje muri Amerika, iyo utaranaza bakubwira ati ni mu gihugu cy'isezerano, mbese tugiye mu ijoro tudapfuye. Karabaye, urasoroma ku giti uzayatora. Naje ndi mutoya, nkumva umuryango wose ndawukijije, nta kibazo kizongera kuba. Nkumva ko ayo mafaranga ngiye kujya ngenda nkayasoroma bitazigera bingora, ariko realite iba itaragera. Ibifatika facts z'ukuntu ubuzima bumeze biba bitaragera. Rero ndaza, ndashaka, ndabyara, hanyuma bya bintu we watekerezaga by'ukuntu Amerika iroroshye, amafaranga uzayabona, uzajya wohereza amafaranga, umuntu wese nakubwira ati nta kibazo, ni ukuri ndakuremera, nta kibazo. Ariko Gerard, ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ariyo realite. Hagomba kubamo haso, ibintu birakugora, then ukajya wibwira ko umwaka utaha bizagenda neza, umwaka utaha bizagenda neza. Kubaho muri izo speculation rero, uspekira ko bizagenda neza, kandi ukagera muri uwo mwaka ugasanga uwo mwaka nta cyahindutse, uracyari muri speculation. Byagagombye ahubwo gutuma dutekereza tukavuga ngo ubwo nageze no muri uyu mwaka bitarahinduka, ahubwo kankomeze nteganye ko bitazanahinduka. Icyo ndi bukore uyu munsi biradetermina future yanjye. Joininga iyi business, ikintu yakoze yampinduriyeho ubuzima, aho nabyaye abana barakura nkajya mu kazi, flexibility yarabuze, ubwigenge burabura ku babyeyi bombi. Nta flexibility yo mu rugo, ku bana bawe, ku mutware, ku rugo mu busanzwe, no ku baturanyi n'inshuti burabura, ubura flexibility totally. Ikindi, muri uko kujya muri ako kazi nta financial stability hari, kandi urakora, uri gukorera amafaranga, ukora amasaha menshi, n'ibyo ukora warabyigiye, nta kibazo na kimwe ufite. Ariko Gerard, mu mezi 3 noneho umaze yakomeje muri ayo mezi 3 maze nuko kuntu nari mbayeho, ikintu cyahindutse kigaragara. Ubu ngubu sindi gukora, mfite umwanya n'abana banjye, mfite umwanya n'umugabo wanjye. Icyo byanyigishije gukorera amafaranga menshi cyangwa mukayabona ugakora utuzi twiza ukatwigira, ntaho bihurira no kubika aya mafaranga. Bella yahinduye imyumvire yanjye y'uburyo amafaranga akoramo. Nagize ubumenyi kuri financial industry imyaka yose maze muri Amerika, nta kintu nari mbiziho, ariko ubu hari financial stability mu rugo rwanjye, hari ubwigenge na flexibility, hari icyizere cy'uko abana banjye zabateganyiriza, hari icyizere cy'uko mu gukura
mu zabukuru nta kibazo njye n'umutware wanjye tuzaba dufite. Hari icyizere cy'uko ikintu cyose na time n'igihe ufite uri bubashe kugikora, Gerard. It changed my life completely, kandi iyo twamenye ikintu cyiza, hari ukuntu kituryata ku munwa ukumva ushaka kukibwira abandi. Intego yanjye, Gerard, ntabwo ari ugucuruza cyangwa ubucuruzi. Ndifuriza n'indi miryango iri muri Amerika, iri muri Canada, ibashe guhumuka cya cyuho cyo kutamenya uburyo amafaranga akoramo n'icyo wayakoresha kugira ngo agukorere, arinde abawe, arinde abana bawe, nawe ubwawe wumve utuje. Nicyo mbifuriza nk'uko nanjye byambayeho. Aya mezi Mu gihe gito hari ukuntu umara igihe hano ukajya ugira ngo you made it, ariko actually you did not. Iyo utekereza ko you made it ariko nta kintu gihinduka, ariko ukabona wowe urakora birinjira biragenda, ibindi bijyanye n'imyaka iri imbere n'abana bawe, we nuko uzabaho n'umuryango wawe, nta na kimwe uzi, you did not make it. Aya mezi 3 kuri njyewe ni ishusho yo gusevinga my future for my kids, for my family, ku nshuti zanjye nabo nzamenya. Nicyo kintu cya mbere nzabajya nta n'ikindi ngusangiza ubu muri uyu mwanya, kuko ibi mfitiye umumaro. Icyo byampinduriye, it showed me that I'm saved. I didn't know, ntabyo nari nzi, ariko ubu ndi saved. Iyo wamenye ikintu cyiza rero sangiza n'abandi nabo ubuzima bwabo. Ya Aline, ufate nimero ya Aline Abayo, ubundi umuhamagara gute, ibyo uvuga koko bikora gute, bimeze bite? Nanjye byahinduka ko maze imyaka runaka muri Amerika, birashoboka ko ubuzima bwahinduka bikagenda neza. Aline, umugabo yishimye gute nyuma yo kubona nyine bitangiye guhinduka? Umugabo wanjye yarishimye cyane, ni umuntu supportinga, ahubwo unsunika no nkura muri kwa kumva ibi sindi bubikore, ibi ntabwo ari ibyanjye. Nk'ubwo narabanjira bari we mbwira ahubwo ati jya kumenyana na Bella, hariya ni muri departement yawe. Ako ikintu cya mbere nkitangira kwiga, nkitangira gukora izo trainings, nazaga mvuga ibyo nize, kambwira ati none nawe wabimenye, none wabihaye umwanya, noneho wagize knowledge y'ibi bintu, kuko numvaga atari ibintu byanjye. Yashimishijwe no kumva ko nzanye amakuru cyangwa se ikintu cyahindura ubuzima bwacu, ahubwo we noneho ahita avuga ati me too, nanjye ngomba kujoininga, nshaka kumva ibyo bintu neza. Niba ari ikintu kiri butugirire umumaro, reba imyaka tumaze, kikaba kigiye guhindura ubuzima bwacu. Iyo support rwose 100%. Yarishimye cyane, kandi ubu abona ukuntu ndi kumwe n'abana, simuhamagara nagiye ku kazi, njyanye abana ku ishuri, ndasubira kuba droppinze, ngiye picking up, ndi muri ibi. Gerard, nicara mu rugo hakora akazi kanjye, umugabo wanjye ataha mpari mutegereje, nta kibazo na kimwe mfite. Urumva nta muntu bitashimisha, kandi mbere byabaga ari in and out, mwese muhora mugenda no kuzana ayo makuru agiye guhindura ubuzima bwanyu n'urugo rwanyu, nuko mwafataga amafaranga. Kuyabona ntabwo bivuze ko muyagumana, ntacyo bivuze. Udafite kumenya ubumenyi bwa financial industry uko ikora, nta kintu kubona ayo mafaranga bimaze, Gerard. Turi kuganira n'abantu bafite ibintu bikomeye cyane. Uvuze witwa Liliane Nkundimana ko ari we wakwinjije muri ino business, ari we waguhaye amakuru. Ndifuza kuba ari we mbita nkurikizaho. Joseph, mu kanya nawe turaje twakira. Yego. Liliane. Yes, Gerard. Uraho neza? Uraho neza cyane. Ni amahoro. Amahoro, turashima Imana. Ugira gutya rero umenya business, uyimenyesha n'abandi. Ubuzima burahinduka. Uyu munsi uri kumva ukuntu wowe wayimenyesheje ubuzima bwahindutse, ni ibintu bidasanzwe, byanze bikunze, ni ibintu navuga ngo uyu munsi azahora ashima. Wayimenye gute wowe? Byagenze gute kugira ngo ubone ino business, umenyane na Bella muri gukorana business? Murakoze cyane, Gerard. Mbere ya byose ndabasha kugushimira, ni ikintu gikomeye kuba mu kiganiro nawe, kuko ndi umufana wawe. Urakoze cyane, merci.
freedom time ku buryo tubasha gukurikirana ibiganiro byawe. Merci. Yego. Urakoze ku kibazo umbajije. So uko namenye business nanjye narayumvise sinaha agaciro, nayimenye muri 2024 ariko sinabyitaho cyane muri icyo gihe kuko naje muri kino gihugu muri 2021 ariko nza nanjye nzi ko nje gusoroma amafaranga ari nk'ibiti tugenda tukayakuraho. Kuko mu buzima busanzwe by professional accountant ariko nkunda business. So nageze hano mfite intego ko ngomba gushyira noneho ngize mu gihugu kirimo opportunity ngomba kuba umucuruzi ukomeye. Icyo cyanzanye. So muri uko kwitinza nyimenye nari gushakisha izindi business. Njya muri stock market ko numvaga nta kintu kiruta gucuruza ama stock. Bijyamo ndabikora, urara umutima uhagaze, atejo president aravuga, Ubushinwa biragenda gutya iratera, korara wicaye ngo ayo nashoye ndabyuka yavuyemo. Mbivaho njya kumucuruzi kuri Amazon, biva kubwo amahirwe umukuzine wanjye nawe wamenyanye na Bella, inshuti ya Bella, uzi ukuntu nkunda business, arambwira ati nyamara izo business uri kugerageza gucuruza kuri Amazon, izo stock market, wahise nko guhuza numaze kwiteza imbere ufite business akora kandi ukagira na freedom n'umuryango wawe, ukava urara uhagaze utegereje ngo market iramanuka cyangwa irazamuka. Aho nahuriye nawe rero mumenyeshejwe n'umukuzine wanjye, nawe wari umaze guhindura ubuzima kuko Bella muhindura ubuzima. Icyo gihe wari ubayeho gute, bihindura gute ubuzima bwawe Liliane? Kuva namenyana na Bella yabaye my mentor, so naje muri business anyereka ko ushobora kugera ku nzozi nini. Ibyo utekereza ushobora kubigeraho ugize discipline ukiga, unyuze kuri iyo mentorship ye akwigisha business. So mfashe rero umwanya wo kwiga akanyobora, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Navuye kurara nicaye neza ngo imari yanjye yavuye mu Bushinwa iri kuza kuri Amazon. Navuye kurara nicaye mvuga ngo president w'Ubushinwa navuga cyangwa president wa hano navuga market ikamanuka, ayo nashyizemo arashya. Ndumva ariko no kuzarwa hypertension. Yawe ariko ubu ndatuje, ninjiza amadolari, ntabwo ninjiza amafaranga, ninjiza amadolari. Nanjye n'abanje. So icyo ni ikintu gikomeye cyane rero cyambayeho ku buzima bwanjye. Bwabukire wifuzaga, umva wari ufite inyota y'ubukire, bwabukire wifuzaga kuzasora amafaranga azayasoroma, uyu munsi urimo uragenda wabukabakabyeho. Wow, nta nubwo ari ukubukozaho intoki. Bera ngo gusa ntabwo mbireba ndabifite mu ntoki. Hari ukuntu abarokore bajya gusenga mukakira warakakiye nawe. Narakakiye ubu ndahari cyane. Bavuga gucakira. Gucakira gukakira komsa. Waracakiye nawe ku buryo ushobora kuvuga ngo ubuzima bwanjye vraiment bwarahindutse, numva kuri ino si none nishimye, ntabwo mfite ibintu bintera pressure, bintera umutima uhagaze cyane. Ndaryama nkasinzira mfite icyerekezo cy'ejo hazaza, habanjye nk'umuryango wanjye, habana banjye, h'inshuti zanjye, kandi ni business ukora uguhindura n'ubuzima bw'abandi, nta kirenze icyo. Ibaza ari wo murimo Imana yakiriye ku isi sofa. Namenye icyerekezo cy'ubuzima, namenye icyatumye Imana indema. Yego, urakoze cyane inshuti yacu Liliane Nkundimana. Uwifuza kumuhamagara ni ukuri kugira ngo akubwe ko nawe ubuzima bwakunda ugashakira, ni ukuri vraiment uze kumuhamagara kuri iyo telefone iri hasi. Ntujijinganye Imana, turi kumwe n'abantu bafite izina, bafite amafaranga, ariko nanone bafite reputation nziza, kuko icyo ni ikintu gikomeye umuntu yagakwiye no kugenderaho. Ntupfe kuvuga ngo urakuhamagara buri wese, jya ku nkuru yanjye urebe ko ubuzima budahinduka. Niyo mpamvu uyu munsi rero nkivuga reputation, nkivuga ku izina ryiza, twaganira n'abapasiteri, twaganira Pastor Yves, tuganira Pastor Jack, bose ni abantu navuga ngo byanze kunze bashobora kuba bizewe.
banabashobora bizewe muri buno buzima bitewe n'umurimo bakora, aho basengera n'iki. Ni nayo mpamvu nshaka kwakira Pastor Joseph Rwibutso kugira ngo nawe tuganire. Byanze bikunze ushobora kuvuga ngo ariko Pastor nawe buriya yego, ufate telefone ye umubaze uti nawe koko ibyo tubwira nibyo ko nkwizeye nk'umukozi w'Imana. Pastor, uraho neza? Muraho neza Gerard? Mumeze neza se? Tumeze neza, ndishimiye kukubona haciye igihe tutavugana. Yego. Iminsi myinshi cyane. Yego. Wowe byanze bikunze ubuzima bwawe nawe byanze bikunze bwarahindutse. Ntabwo twakwicarana aha ngaha, turi hano kwinspira abantu, turi hano kubwira abantu ko bishoboka, turi hano kubwira abantu ko muri Amerika atari hahandi kugira ngo ugende ukorera igihugu gusa, nyine wowe usigare uri aho ngaho uri umuntu ureba gutyo gusa. Ni ukugira ngo ukakire wa mugani. Cakire? Cakire. Yes, Pastor Joseph, wowe ubuzima bwarahindutse cyangwa ubyumva mu matangazo? Ubaje ikibazo cyiza brother Gerard. Njye naje muri Amerika kera cyane 2007. Urumva yuko maze igihe hano muri Amerika. Maze iminsi umwaka utahanze neza imyaka 20. Ukuvuga naraje ndiga nshakisha ubuzima kimwe n'abandi, ariko nkuko iki ni igihugu cya opportunity. Yego. Igihugu cya opportunity pe. Ariko bisaba ngo ube ufite ubundi bumenyi n'abantu bakuguidinga mu murongo cyangwa mu muyoboro mwiza. Nkuko urangaye gatoya watakaza ubuzima bwawe, ugatakaza n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Rero guhinduka k'ubuzima, hari ijambo riba muri Bibiliya nakunze cyane igihe mwaganiraga na bagenzi banjye. Yego. Mu Barome 12:2 avuga ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya. Mu kindi kinyarwanda akavuga ngo mugize imivugurure cyangwa imitekerereze yanyu ivuguruye. Yego. Kuvuga ngo mu buzima kugira ngo utere imbere, nuko nsiga ubuzima narimbayeho muri Afurika, nkemera yuko ngiye mu yindi environment insaba kugira indi mitekerereze. Nizere ko byumvikanye. Rero kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, n'uwo mumama muri kumwe Bella. Nje nagira amahirwe muri ku kwezi kwa 7 mu ntango zako mugani w'abarundi tujya Vegas. Nuvuga ngo mu bintu byabaye Vegas, mu bantu bahabwaga ibihembo 5 ku 10, 5 ku 10, 5 ku 10, izina rye ryakomeza rigaruka. Byanteye kwibaza ati se ko naje Vegas ndifuza iki mu buzima bwanjye umwaka utaha? Ndi umupapa mfite abana 2 bunyine, ariko icyo nifuzaga ntabwo biri mu bindi bintu ntekereza, kuko nakubwiye hano hari opportunity nyinshi, ahubwo bashyizeho system kugira ngo imire n'ibyo wari ufite kugeraho birangire. Ariko kandi hakaba n'izindi opportunity zikwereka uburyo wava muri iyo system cyangwa wava muri iyo mikorere. Muri Vegas rero turi uku kwezi kwa 7, nuvuga ngo imitekerereze y'abantu yarahindutse pe. Bakakwereka ubundi buryo ushobora kubaho hano muri Amerika, ubaho mu buzima bwiza uri kumwe n'umuryango wawe, ku buryo unahindura n'ubuzima bw'abaturanyi bawe. Reka tujye mu buryo kuri wowe by'umwihariko. Yego. Wowe umenye Bella ryari? Sinzi ko n'amezi 2 sinzi ko ararangira. N'amezi 2 twamenye nawe mu kwa 6, ariko twaravuganaga kuri telefone face to face, namubonye mu kwa 6. Mbese ubundi wowe amakuru wayamenye ryari? Wayamenye nayamenye kubera abo bashumba bandi banyuze hano. Hano urumva Pastor Bagaza ya interesse Pastor Yves aranyeteresa. Nahoraga mbyumva ariko simbishoremo imbaraga n'ubumenyi bwo kubimenya. Hari benshi bameze nkawe bari kutwumva cyane. Nuvuga ngo Pastor Yves ambwiye, ntabwo na questionese, namubwiye ati Pastor ntugire ikibazo, njye am good, umbwira ibyo gukora, asigaye shyire mu bikorwa ibyo wansabye. Nicyo nta bindi. Okay, wewe ubuzima muri Amerika bwari bumeze gute uyu munsi? Navuga ko bwahindutse cyangwa buri guhinduka muri kino gihe gito cyane uhamaze,
hari icyo uri kubona cy'impinduka kinini cyane kinini pe niho nahereye mvuga Vegas bakorekaga umuntu waje tuvuge mu kwa karindwi k'uyu mwaka ngabura ngo last year nari nicaye muri zo ntebe wicayemo nawe ariko kuri ubu nyine ntabwo ariko nkimeze uvuga ngo niba nawe waje hano bwa mbere wizere ko ushyire mu bikorwa ibyo tugiye kukwigisha nawe ubuzima buzahinduka. Nje rero package natahanye ariyo n'ubu ngubu ngifite ku buzima bwanjye bwahindutse ni ukuvuga ngo nubwo wenda ntavuga yuko burahinduka nk'uko mbyifuza ariko mfite road map, mfite GPS inganisha aho ubuzima buzahinduka. Ubona bizakunda cyane pe berahita Gerard ntuzi ko tuvuye mu gikombe cy'isi. Yego ni ukuvuga ngo ikipe ushaka kuvamo ni ikipe itsinda, ntabwo waje muri ekipe itsindwa, siko kuri? Yego. So rero kugira ngo uje muri ekipe itsinda ni ukuba muri timu ya Bella, niko nje nabivuga. Ni timu ya Bella uratsinda, sinzi ikinyarwanda bakoresha nimba ari rutahizamu simbizi ukaba rutahizamu ku rwego ruhambaye. Ku muntu uri kutwumva rero naze tumufashe tumucoachinge, dufite umutoza mwiza pe arakuguidinga ubuzima bwawe bugahinduka. Hari garanti ki yuko umuntu uri kutwumva muri kano kanya ashobora kuvuga ngo niba timu Bella ari timu itsinda mfite garanti yuko nanjye ubuzima bwahinduka, nuko nanjye nafata icyemezo nkijiramo nkabona ejo heza? Afite garanti irahari ni handi nahereho ku ijambo ry'Imana. Nkuyemo imitekerereze yanjye nkemera gutozwa, to be coachable, to be trained, to be mentored, ibyo byonyine biri garanti yuko uzatsinda pe. Okay, dusoreze kuri iki kintu. Wibona gute noneho umwaka utaha mu gihe uzaba wamaze y'amezi 5 wameze where do you see yourself the next 5 years? Wibona hehe? Mbere y'uko uyu mwaka urangira, bivuze wenda mu buryo pratique, nzaba nikorera full time. Nzaba wumve ngo kwikorera full time. Nzaba nikorera full time, madama azaba ari mu rugo, tutabisikanya. Nibyo nifuza mbere y'uko uyu mwaka urangira, pana next year bizaba ari ibindi. Uyu mwaka ugiye kurangira muri amezi dusigaranye. Muri amezi dusigaranye ibintu biba byoroshye bana 5 months niba ari yasigaye cyangwa 4. Hari umuntu uri kutwumva aka kanya kuvuga mana yanjye we nanjye kumva umuntu wanjye nyine numve se kuko mfata icyemezo gifate singifate ari muri ibyo ngibyo. Uyu muntu umeze gutyo aka kanya ukisitasita gutyo mu nzira uramubwira iki? Ni ugutinyuka. Urabona hari ikintu sinzi niba ari happy wabivuze, ikintu umwanzi Satani n'ubwoba, kandi muri indi jambo hakavuga ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba. Uko gusitasita umuntu uri hano muri USA uri kutwumva n'uri muri Canada, fata icyemezo, ufate decision. Hari ijambo bakunda gukoresha nkunda hano muri Amerika bavuga ngo your decision decide your future. My decision will decide my future. Uwo muntu rero uri gusitasita afite ibintu byinshi hitamo icyerekezo kimwe. Niba ubuzima urimo atari bwiza bugushimishije, decide today. We are here for you. Call Pastor Rwibutso. Yego, fata icyemezo uyu munsi, ubuzima bwawe burahinduka nk'uko ubuzima bwa Pastor Joseph Rwibutso nawe uri guhinduka muri kano kanya. Amazemo igihe gito kitageze no ku kwezi, kitarenze ukwezi, ariko afite icyizere, afite ubuzima, kandi ubuzima bwe bwatangiye guhinduka. Kubera iki wowe uyu munsi ugisitasita amakuru ni ubuntu, ntabwo agiye kukwishyuza, ntabwo agiye hamagara umwe muri aba ngaba urebe ko ubuzima butahinduka, kandi nawe ukaba muri timu itsinda. Buryo ishyize hamwe nkeka ko buryo ari ingufu zikomeye cyane. Niba uri muri Amerika
ntabwo ku nkuru yanjye dutangaza ibihuha, ntabwo tuganira n'abavuga ibihuha, tuganira n'abafite facts, bafite ibyo bashingiro kandi bakakubwira iby'ukuri. Thank you so much kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. murakoze cyane. Twumvise amakuru menshi, tubyite gutyo, twumvise benshi ni ukuri bamaze kuvuga by'umweko kuri ino business yanyu na Bella. Hari ukuntu nakundaga kubaza Bella kera mu biganiro twari dukorana, ufiringa gute, umva gute abantu bavuga ngo shima uko nahuye na Bella, gute ufite izo nzozi nazo kuvuga ngo ndifuza gufasha abantu benshi cyane ku buryo ebana bazajya bavuga ngo dore pastor niwe mfashije, dore pastor Bagaza niwe mfashije. Yego Gerard, reka maze ngushimire. urakoze. Subire ngushimire so much ku buryo dukoze ikiganiro cyiza. Yego Ariko ikiganiro kugira ngo kibe cyiza cyane ni uburyo abantu badukurikira baza kubyumva. yego Reka mvuge kino kintu. Ushaka kuba wenda uri muri Amerika, uri muri Canada, ukora ibintu bitandukanye ukavuga ngo uyu munsi niki cyatuma mpindura ibyo ndimo. yego Reka mvuge urugero rw'umuntu, simvuga izina rye, ariko ako kantu kanje mu mutwe ubu nyine. Hari umuntu nzi yari afite akazi gafite titre nziza, yego akunze cyane. Iyo title yaramubahishaga no mu bantu, ariko ku musaruro byari almost nothing, ntaco yakuragaho. Gerard aratubwira ngo ako kazi ngo mu myaka 10 yari kuyirangiza ataranaba na miliyoneri, ariko mu myaka 3 aha joining this business afite miliyoni y'amadolari. yego Wowe ukora iki? Ese wakompara iyi business niki ukora iki? Nagerageje kuvuga muri introduction ibintu nkora. Nkora ibintu nakoze previously, byari byiza, byari bintunze, ariko sinabikompara n'ino business. Nabaza abantu badukurikiye, ukora iki? Ni igiki ukora cyatuma uyu munsi udashobora kumva ko wakwikorera ngo ubane n'umuryango wawe? Gerard, ntago nari mbizi, ariko ubu nibwo nkicumva umumaro bifite, biraryoshe cyane. So ndagira ngo abantu badukurikiye bari kudukurikira hirya no hino, mu by'ukuri trust us, trust the process, mwizere ibintu tubabwiye, biri so good. Uvuze ngo uyu munsi rero kuri Pastor Bagaza nibwo ubuzima butangiye? Buratangiye pe. Ubuzima buratangiye kuko nari ntara experiencing kubana n'umuryango, ngo numva ukuntu ukora uri kumwe n'umuryango, uri kumwe n'abana, ibintu byose. Kandi si ibyo gusa, iyo tubivuga gutyo kubana na famille ni kimwe, ariko ikivamo uzi kuja mu kazi ugakora cyane, ariko umusaruro ukaba muto. Ariko waba uri mu rugo umusaruro ukaba mwinshi, ukiyongera uri kumwe na famille yawe. Ahubwo nabaza umuntu uri kudukurikira, can you think about yourself? Wakwibaza wenyine ni gukora ubundi numva nakubaza on behalf ya Gerard turi kumwe, ubundi ukora iki? Umbabarire ntago nsuzuguye imirimo ukora, ariko numva namenya icyo ukora kugira ngo tuganire. Nimba ukora mu by'ukuri wishimye, it's okay. Uzi ko aka kazi dukora ushaka no gukora n'akazi ka kabiri, ariko abantu benshi bagatangira bavuze ngo ngiye gukora the second job, bikarangira kamutayariza aretse ubundi buzi, kuko nakazi keza kada stressa, kari mu Imana, karyoshe, kameze neza, gatuma uwenjoyinga ubuzima. Yego uwo muntu rero ni nawe dusorejeho. Uwo muntu navuga ngo wifuza guhindurirwa ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada, numvise nabo nyine mukorana. Uwo muntu uri kutwumva igisitasita ukigenda gutya, nawe birashoboka ko yahobera ubuzima bice muri no business bigakunda, mubwira ijambo ryahindura ubuzima bwe agafata icyemezo. Bavuga ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo bibwirwa benshi bikumva bene neza, ngiro ni Abarundi n'Abanyarwanda barawusangiye. Izi story zose twagiye tuvuga Gerard, ari yanje n'abagenzi banje, by'ukuri umuntu uri hungry for the opportunity, umuntu ufite inyota y'iki kintu, ntiwaburamo akantu kawuvuga ngo nanjye nahindura ibi, nanjye nari imeze uko. Ikindi, ibi bintu dukora is not about ntago ari about our story, ntago bikomeye kubera uburyo tubivuga. Mu by'ukuri ntibikomeye kubera ko tuzi kubivuga, ariko bikomeye kuko byaduhinduriye ubuzima, kandi bikomeye kuko byahindura ubuzima bwawe nawe. Fata telefone uduhamagare at any time. Ushaka kwibaza ukavuga ngo ese kuki mushaka ko tuguhamagara? Kuki tutashaka ahubwo kuko duhamagara? Kuko ubuzima bwacu natwe bwahindutse, na ubwo buhinduke. Iyo umuntu ari mwiza
uba wumva n'abandi bose bameze neza. Iyo umuntu nta ababaye n'umutima muwugira nta mutima mubi hari igihe ugira ngo isi yose irababaye kubera ko wabaye. nahoze mbwira Bahati Yeah. nta mukire ujya ugira umutima mubi No. No. yego Yes. yeah, ntabwo atekereza bills ntabwo atekereza comme ça mu bintu Gerard reka nongera aka kantu gato mu my conclusion mu bintu byanejeje kuva aho na joining this business natangiye mvuga ngo ni business ya Bella ubu yabaye yanje yeah ni yacu yego ikintu nasanzemo cyiza yeah naravuze aba bantu babaho uzi ko burya abantu babi ari abantu badafite abantu bose ni beza Yego. ariko igigira umuntu kuba mubi ni uburyo utaba ufite ibifatika I know. nagezemo nsanga ni ukuri twa umwanya tubanye muto mugapfa n'ubusa Gerard ahubwo uzaduha ikindi kiganiro beaucoup uzaduha ibindi biganiro Yeah. why nasanze family abantu ari beza cyane uzi ko muri no business dufitemo umutungo ufatika ariko dufitemo n'abantu I know abantu beza ndeba abantu bampamagara ndeba abantu banyandikira kavuga ati abantu babagaye abantu babagaye Yeah. ariko iyo umuntu ari successful mu buzima Yeah. akunda n'abantu Yeah. agirira abantu bose umutima mwiza n'impuhwe yeah ntitwabigiyemo deep iyo dukora dufite amatimu dukoreramo yacu yeah ariko guess what nisanga ndi no gufasha n'abatari no muri timu yanjye Yego. as long as gusa bari muri timu ya Bella niyo wabiduhaye twese abatanzi n'ejo hari abarimo bampamagara Yeah. bambwira Pastor Bagaza wadufashe kandi dukorana kamufasha nkamushakira umwanya Yeah. reka soreze kuri aka kantu aka konyine uzi ko kuva ngeze hano mu Rwanda nkomeza gukora ubu ni no mu kazi ivisi Bella umuyobozi wacu Bella ni titre narivuze yaravuze ngo gakora ugahembwa ubwo nari nasize guhembwa ariko reka mbivuge ntago nkwirariyeho pe ndakora ngahembwa ndi hano ni ihe business yindi kunda no kubibaza abantu iyo twazaga ndibuka nazaga ukarenza igihe wagombaga kumara bakwandikiraga lera bakakubwira ngo termination terminere zarangiye akazi karashize stress manager banaguhemba n'ubusa pe kamvuge ngo n'ubusa wenda ni menshi ariko mu gihugu twari turimo ntago yarahagije ubu ngubu ndahembwa ndi hano nkorera hano mu Rwanda ngahembwa last week nari ndi muri Kenya na kwicara hano utekereza akazi never mba mfite computer yanjye urayibona ndayigendana ibintu byose ndakora ngahembwa ndahanga Gerard biraryosha amafaranga none wahembewe muri Afrika aba nafite n'umumaro mwinshi afite n'umumaro mwinshi akuricinga ku bintu byinshi ndagira ngo nkangurira abantu bacu wakorera business anywhere wayikorera Qatar wayikorera muri America wayikorera muri vacation wayikorera mu Rwanda yego mwari wamugisha cyane urakoze cyane Pastor reka tunashimire byumwe ko na timu yose reka nyite timu Bella timitsinda yego timu yose dushimire byumwe kuri Bella na buri muntu wese navuga ngo twakoranye kino kiganiro mwakoze kubana natwe rero uri kutwumva ugeze hano uri kumva ikiganiro inkuru yanjye ukaba waryohewe ukumva utafata icyemezo wumvise ko hari abamaze imyaka 2 bazi iyo nkuru ariko ejo ndakabe bwafata icyemezo bakaba bamaze amezi 4 muri business bati ayo mezi 4 aruta imyaka myinshi cyane namaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Why not you? Kuki wowe bitakubera nawe byakubera no kubaza amakuru nicyo kintu cya mbere. Umukuru w'igihugu Paul Kagame niwe wavuze ngo ntabwo ntamenya amakuru. Wowe wararutamenya inkuru ni utamenye inkuru umenye ko ubuzima bwawe guhinduka byagorana bwaba bwabuzima nyine bwa routine buhora mu mabirizi buhora mu guhora umeze nk'umucakara ufite depression utishimye uyu munsi nawe ubuzima bwawe bwahinduka ntibuhinduka gusa bugahindura n'ubw'abantu benshi nk'uko ubwa Bella bwahinduye timu y'abantu ibihumbi hafi 2 nk'uko uyu munsi ubuzima bwa Pastor Bagaza buri guhinduka budahindutse wenyine bugahindura n'abantu benshi duhere ku muryango we kambere ugeze muri Afrika just kubera business n'imyaka 20 amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi arimo arifuza ko ubuzima bw'abandi nabo buhinduka butari famiye gusa namwe n'abandi so hamagara n'undi wifuza muri iriya team uvuga uti mbwira aya makuru ameze gute sibyo Imana ibaho umugisha ibarinde naho utaha